Hello, aho muherereye hose ndabashuhuje kandi ndabifuriza kumererwa neza ndetse cyane. Hano rero mfite ibihumyo natetse mu mavuta makeya ngiye kubereka uko nabiteguye. Ngiye guteka ibiryo by'abantu batatu, ibihumyo birangana n'amagarama 300, namaze kubironga neza, ndangije ndabikata uko nguko mureba. Hanyuma izi ni tangawize na tungurusumu zirabye. Noneho iki ni igitunguru kinini cyose nacyo nagikase. Muri make byose namaze kubitunganya kugira ngo video itaza kuba ndende. Tugiye gutangira guteka, ndashyira amavuta makeya ku ipanu. Hanyuma rero ano mavuta namara gushya, ikindi ndi buhite nkurikizaho ndahita nshyiramo bya bihumyo. Hanyuma rero iyo ugiye guteka ibihumyo, hari ibihumyo usanga ushyira mu mavuta bigahita bibyara amazi menshi, hari n'ibyo ushyira mu mavuta ugasanga ntago bizanye amazi menshi. Icyiza rero cyo guteka ibihumyo, uba ugomba guteka ibihumyo ku muriro mwinshi kandi ukaguma ubihindura, ubisimbiza cyangwa se ubigaragura kugira ngo bitaza kugushirirana. Ahangaha rero turateka ku muriro mwinshi kandi twirinde guhita dupfundikira kugira ngo bitaza kuza kubyara y'amazi menshi cyane akaza gutinda gushiramo. Murabizi ko ari amazi y'ibihumyo atari byiza kuguma kuyatekana ngo agumemo. Ugomba guteka ibihumyo ukitonda ku buryo ari amazi ari buze gukama, ukaza guteka ku buryo amazi ari buze gushiramo. Rero niyo mpamvu duteka ku muriro mwinshi kugira ngo ari amazi aze gukamukamo ashiremo yose. Anganza ngenda ngaragura, ngende nsimbiza, ndirinda guhita mpfundikira kandi ndateka ku muriro mwinshi. Uko ugenda ugaragura cyangwa se uko ugenda ubisimbiza niko bino bihumyo bigenda bigabanuka bisa n'ibituba. Noneho rero uko bigenda bigabanuka bigenda bisa n'ibihindura n'ibara, nyine biba biri kugenda bishya. Hanyuma rero y'amazi yose agenda agakamukamo agashiramo. Iyo amaze gukamukamo ukabona ko nta mazi akiri kugenda arekamo hasi ku ndiba y'isafuriya cyangwa se y'ipanu uri gutekaho, aho ngaho noneho uba ushobora kuba wahita ushyiramo ibindi bintu wateganyije gushyiramo ndetse ukaba wanapfundikira. Iyo umaze kubona ko bitari kubyara amazi, bitakiri kubyara amazi, ahangaha rero mise nongeramo za tungurusumu narabye na za tangawizi. Hanyuma rero ndahita nongeramo na bya bitunguru. Iyo ufite butter ushobora kuyongeramo nk'uku kwanjye. Ahangaha rero muri ino resete y'ibihumyo, iyo wongeyemo butter gutya biba byiza cyane, biraryoha cyane, bigira n'impumuro nziza cyane kuruta ya yindi ya mbere. Mbese uba wumva uburyohe bwabyo buba butandukanye nuko wateka ukoresheje amavuta asanzwe gusa. Iyo wongeyemo butter rero birushaho kugira uburyohe bwinshi ndetse n'impumuro, uba wumva ari impumuro nziza cyane kurusha uko wabiteka udakoresheje butter. Niba utajya ubiteka muri ubu buryo uzagerageze uzambwira. Hanyuma ahangaha rero, ahangaha ntabwo ugomeza guteka kuri wa muriro mwinshi. Ahangaha ushatse ushyira ku muriro uringaniye, warangiza ugapfundikira ukabireka nk'iminota 5. Hanyuma rero ahangaha murabona ibitunguru byahinduye ibara, birasa n'ibigiye gushya. Ikintu hano ngiye kongeramo ngewe, ngiye kongeramo sauce tomate cyangwa se tomato paste. Ubaye rero ufite utundi turungo ukunda gukoresha mu nyama, ushobora kutwongeramo uturungo tw'amafu ahangaha. Hanyuma rero ngewe kubera ko ntari bukoresha ibirungo by'amafu uyu munsi, ngiye gukoreshamo sauce tomate yonyine. Ngiye gukoreshamo utuyiko 2 dutoya twa sauce tomate. Ahangaha rero iyo umaze gushyiramo ino sauce tomate urayigaragura cyangwa se ukayivanga, yamara gukwira hose ugapfundikira ku kariro gakeya, ugategereza ino sauce tomate nayo ikaza gushya. Ukirinda gushyira ku muriro mwinshi kubera ko ahangaha murabona bya bihumyo ntago biba bikibyara amazi, ibitunguru hano biba byahiye. Muri make
ibiryo byacu byose biba byahiye uretse ino sauce tomate tuba dushyizemo nyuma, tuba tugiye gutegereza ko ishya, kandi aha ngaha ihishwa n'umwuka gusa, ni ugupfundikira ugashyira ku kariro gakeya ugategereza igihe iri buhire. Njye rero ibihumyo nkunda kubiteka iminota myinshi, nkunda kubiteka iminota nibuze igera kuri 20, sinzi mwebwe niba mujya muyigeza, ariko njyewe nyine mbiteka igihe kinini, iminota 20 nibuze. Sinzi niba mutari kubona ukuntu bisa neza, birasa n'inyama, wagira ngo ni inyama z'inka twatetse, kandi uku nguku muri kubibona sha birahumura bya hatari, muri make biteye apeti. Umuntu utarabiteka muri ubu buryo namushishikariza kuzabiteka, ni ukuri ndakwinginze uzabigerageze muri ubu buryo, niba utaragerageza kubiteka biraryoha, birahumura, ni hatari. Murebe ukuntu bisa, abantu batarya ibihumyo ndabashuhuje, mwihangane sha birahumura. Hanyuma rero ukuntu ngiye kubirya, ngiye kubifatisha salade irimo karoti n'ibitunguru ndetse na coriandre. Tugiye kureba uburyo twategura isosi y'ibihumyo. Turaza kwifashisha amagarama 250 y'ibihumyo, inyanya 2, tomato paste tuyiko 2 ndetse n'igitunguru kimwe kinini. Mu gutangira turashyushya ipanu yacu, tuyishyire ku muriro, kongeremo amavuta, turakoresha amavuta make cyane. Turongeramo bya bitunguru byacu twakase, hanyuma nitumara kubyongeramo twongeremo na bya bihumyo byacu, ubundi tuze kubipfundikira, ducane ku muriro mukeya, tubiteke nibuze iminota 5, tubone kongera kubipfundura tubigaragure. Nyuma ya minota 5 turongera tubipfundure tubigaragure, tuze kongeramo za nyanya zacu nabwo tugaragure zikwire hose, hanyuma twongeremo na ya tomato paste nabwo tuyigaragure ikwire hose, ubundi tuze kongeramo n'umunyu, twongere tubipfundikire tubicanire nibuze iminota 3. Inyanya zacu zimaze gushya neza, turongeramo umutobe wa tangawizi ndetse na tungurusumu, twongeremo na ka black pepper, ushobora kongeramo ibindi birungo wifuza bitewe n'ibyo ukunda. Hanyuma turongeramo ibikombe 3 by'amazi, amazi yabize kandi ashyushye cyane, nakoresheje udukombe dutoya ntabwo ari bya bindi binini. Hanyuma murabona ko isosi yacu irasa n'irekuye cyane, turaza kuyipfundikira twongere tuyicanire nibuze iminota 5 ku muriro uringaniye, ise n'ikamamo gakeya, ubundi tuze kubitransfera muri blender. Isosi yacu murabona ko isa n'ifatanye, ntabwo ikirekuranye cyane. Tugiye kuyishyira muri blender nk'uko nari nabibabwiye,
ariko nanone ubaye udashaka kurya isosi iseye ushobora no kuyirya gutya nabyo nta kibazo kandi yaryoha cyane. Ngiye kubereka uburyo nateguye ino potaje y'ibihumyo cyangwa se isupu y'ibihumyo. Hano mfite ibihumyo bingana n'amagarama 200, ngiye kubironga, nimara kubironga hanyuma mbikate, noneho mpite nza mbereke ukuntu ngiye kubiteka. Muri ino safuriya nateguye gutekamo ngiye gushyiramo amavuta, ngiye gukoresha olive oil, ushobora gukoresha ayo ufite cyangwa se ugakoresha butter. Hanyuma noneho nyareke ashye. Hanyuma amavuta namara gushya ndashyiramo tangawizi ndetse na tungurusumu. Shyiramo agatangawizi gato hamwe na tungurusumu, nibuze nk'udutungurusumu nka 3 cyangwa 4. Hanyuma noneho ndabivanga, ntabwo ndi burindire ngo bishye, ni ukubivanga akanya gatoya. Hanyuma mpite nshyiramo na bya bihumyo nabyo mbivange akanya gatoya. Icyo ngiye gukurikizaho noneho ngiye kongeramo umunyu. Ngiye kubipfundikira akanya gatoya nk'iminota igera kuri 2, ndabiteka ku muriro uringaniye. Hanyuma hano naho mbigaragure akanya gatoya, noneho nindangiza mpite nshyiramo utuyiko 2 tw'ifarini. Ahangaha rero ugiye gushyiramo ifarini usa n'uzimya umuriro, kuko iyo harimo umuriro ugashyiramo ifarini hajya ugaragura hakazamo utubumbe, ugasanga hajemo utuntu tw'utubumbe tw'ifarini. Ni byiza rero ko ubanza ukazimya umuriro, noneho ugashyiramo ifarini nyuma ukagaragura neza ifarini ikivanga. Ikindi ngiye kongeramo, ngiye gushyiramo amazi. Ayo mazi nayo nakoze ni vegetable stock, ni uruvange rw'imboga zitandukanye nayo nikoreye. Ushobora kuyagura mu ma supermarket aba ahari, ubaye uri kure yazo utabasha kuyabona wayikorera. nzabereka uburyo ushobora kuyakora mu buryo bworoshye. Ushobora gukoreshamo hano vegetable stock cyangwa ugakoresha chicken stock cyangwa ugakoresha amazi asanzwe. Ngaha rero bimaze kubira hamwe n'aya mazi nashyizemo ya vegetable stock. Noneho ikindi ngiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo agakombe kamwe k'amata. Ubaye udafite amata ushobora gukoresha creme. Ubaye utanywa amata ubwo nyine washyiramo amazi gusa. Amata noneho ukayihorera, ni shuwa yawe, ntabwo ari itegeko ko potaje y'ibihumyo igomba kujyamo amata cyangwa se igomba kujyamo creme. Noneho ngiye kubipfundikira mbireke birabira nk'inshuro 3. Hanyuma noneho hano byahiye, ngiye kubivanga, gushyiramo kano kamamiro mbivange. Noneho nindangiza nzimye umuriro, mbireka akanya gatoya bise n'ibigabanukamo, cya cyuka kiba gishyushye cyane, noneho mbone kubisya.
Potaje yacu yabonetse, ubu ni bumwe mu buryo wateguramo potaje y'ibihumyo cyangwa se isupu y'ibihumyo. Habaho uburyo butandukanye bwinshi wayiteguramo, ngiye kubereka uburyo wategura ibihumyo bitekanye na brokoli. Ibihumyo ngiye gukoresha ni iri bara ry'umweru, namaze kubitunganya, namaze kubironga, ariko mu kubiteka ndaza kubikatamo kabiri. Hanyuma izi ni tungurusumu, noneho iyi ni brokoli, hanyuma ibindi ndi bukoreshe ni ibitunguru by'ibibabi, hanyuma noneho ndakoresha n'udusenda tubiri, hanyuma noneho ikindi ndi bukoreshe ni poivro y'umutuku na poivro y'umuhondo. Tugiye gutangira guteka, ndashyira amavuta ku ipanu makeya, hanyuma amavuta nyareka ashye. Amavuta yanjye namara gushya ndahita noneho nkurikizaho tungurusumu ndazibanza muri aya mavuta, ariko ndazibanzamo mite nkurikizaho na black pepper. Iyo natetse ibihumyo cyangwa se nawe utaha n'ubiteka ibihumyo gutya, uzabanzemo tungurusumu, n'uba ufite n'aka karungo ka black pepper nako uzagashyiremo kuri iyi nshuro ya mbere, usanga ibihumyo bifite umuhumuro mwiza. Hanyuma rero ahangaha noneho ndahita nshyiramo bya bihumyo mbere mbibereka, nari namaze kubitunganya, kubironga, ariko ntarabikata. Ahangaha rero murabona ko nabikasemo kabiri gusa, ubikatamo kabiri gusa biba bihagije, ntago biba ari binini cyane. Hanyuma noneho hano ndahita nshyiramo n'akunyu. Noneho icyo nkora ahangaha ni ukubiteka ku kariro gakeya, apana akariro gakeya cyane, ni umuriro mukeya kugira ngo bitaza gushirira. Ahangaha ndabiteka nibuze nk'iminota 5 ku muriro muke. Nyuma noneho rero ahangaha murabona biba byaje bikazamo amazi, murabona ko bitangiye guhindura ibara. Ndabigaragura gutya, mbigaragura akanya gatoya, hanyuma noneho nindangiza mpite nsukamo za poivro. Ahangaha udafite zino poivro zisa gutya, ushobora gukoresha ya poivro y'icyatsi ikunda kuboneka cyane mu masoko. Kano ni turmeric cyangwa se curcuma, hanyuma iyi ni cumin powder. Utu ni uturungo tw'amafu nshyizemo, uturungo tw'amafu waba ufite ukunda guteka nko mu masosi cyangwa se ukunda guteka mu nyama, ubaye ukunda gukoresha ibirungo by'amafu hano wadushyiramo, ariko kwirinda gushyiramo ibirungo byinshi. Hanyuma noneho ndahita nshyiramo na za brokoli. Ariko ahangaha mu guteka ibihumyo ibyiza nuko nk'uku nguku namaze kubanza gushyiramo ibihumyo nkabipfundikira umwanya mutoya, ni byiza yuko nibuze ushyiramo zino brokoli ubona ko ibihumyo byenda gushya, kuko brokoli zishya vuba. Ushobora kuzipfundikira gutya, iyo harimo umwuka mwinshi zihishwa n'umwuka zihita zishya. Ni byiza rero ko ubanza ugateka ibihumyo ukabona ko ibihumyo bisa n'ibyenda gushya, cyangwa se byaba na byiza ukabireka bikabanza bigashya, ukabona gushyiramo brokoli. Noneho igisigaye ni ukubipfundikira nkateka ku kariro gakeya kakandi ka nyuma, kugeza igihe bino biryo byanjye biri buze kuba byahiye. Ahangaha murabona ko zino brokoli zahiye, ibihumyo nabyo byahiye. Mbibutse yuko kugira ngo utegura ibihumyo n'izi brokoli bize kuza bimeze neza cyane, ni byiza ko ibihumyo ubanza ukabireka bigasa n'ibyenda gushya, cyangwa se ukabiteka bigashya, ukabona gushyiramo brokoli. Nibwo brokoli ziza zimeze neza, ariko iyo ubishyizemo ibihumyo bitarashya, ibihumyo bikiri bibisi, brokoli zishobora gushya cyane zigashaya, ugasanga brokoli zawe ntago ziryoshye. Ndizera ko mwakunze uburyo nabiteguye, kandi ndizera ko mwakurikiye, kandi ndizera ko namwe muzabitegura kandi mukazaryoherwa. Kukwereka uko waziteka ukaryoherwa cyane. Muri kubona ukuntu ari imboga zisa neza cyane, harimo chou fleur n'ibihumyo
harimo n'ibitunguru ndetse na poivre. Tugiye gutangira. Hano rero mfite chou-fleur zitari nyinshi, namaze kuzitunganya, kuzikata ndetse no kuzironga. Hanyuma rero icyo tugiye gukurikizaho, tugiye kuziteka. Ushobora kuzitogosa mu mazi cyangwa se ukaziteka ku mwuka nk'uku nguku ngiye kuziteka. Ahangaha nkunda kuziteka ku mwuka iyo ngiye gutegura resete imeze gutya. Hanyuma noneho narangiza nkazishyiramo hano hejuru nkapfundikira, ariko mbere yo kugira ngo nzipfundikire nzitekana n'akunyu gake hejuru, nyanyagizaho akunyu. Hanyuma noneho narangiza nkapfundikira, nkategereza chou-fleur zanjye zikaza gushya kandi nkirinda kuzihisha cyane. Nawe nuzajya uziteka ku mwuka wenda ugiye gutegura ifunguro nk'iri ngiri, uzajye wirinda guhisha chou-fleur cyane kugira ngo zitaza gutakaza intungamubiri zirimo. Ikindi biryo byose ugiye guteka ku mwuka ujye wirinda gushyiramo amazi menshi ku buryo yaza gukora kuri aka gasorori nyine kaba kari gateretsemo ibyo ugiye guteka ku mwuka. Ushyiramo amazi make atari buze kugera aho ibiryo byawe bigarukira kugira ngo bitaza kubira, amazi akaza kwivanga n'ibyo biryo ugasanga ntaho bitaniye no kubitogosa. Mu gihe dutegereje ko chou-fleur zacu zishya, hano mfite ibihumyo namaze kubironga. Hanyuma ngiye kubikata. Urabikata mu buryo wumva ushaka. Ngiye kubikata muri ubu buryo byose, ndagenda mbikata gutya. Ikindi ushobora gukoresha ubwoko bw'ibihumyo waba ufite, ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe bino bihumyo bya button. Ibihumyo byose waba ufite wabikoresha hano. Ako nyine njye nabonye buno bwoko bw'ibihumyo bugaragara neza mu biryo ugiye guteka. Iyo ari nk'imvange zitandukanye z'imboga ugiye gutegura, ugashyiramo bino bihumyo uba ubona bigaragaramo neza kurusha ubundi bwoko bw'ibihumyo. Niko njye nabibonye. Hanyuma rero chou-fleur zacu zahiye, tugiye kuzikuraho hano. Noneho dutangire duteke n'izindi mboga. Hano ngiye gushyira amavuta make ku ipanu nk'ibiyiko bibiri. Hanyuma noneho nindangiza hano ngiye gushyiramo tungurusumu. Hano ndabanzamo udutungurusumu. Nkunda uburyo ibiryo bihumura cyane iyo wabanje tungurusumu mu biryo. Ushaka gufata tungurusumu mu buryo wenda bujyanye no kuzifata nk'imiti, kwa kundi njya mbabwira ko ibiryo turya ari imiti, ushobora kuza kongeramo izindi nyuma, ariko ntuzibanze gutya mu mavuta zose. Ukabanzamo duke mu mavuta kugira ngo uze kugira ibiryo bihumura cyane cyangwa se bifite uburyohe butandukanye. Hanyuma noneho ukaza kugira izo usigaza ukaza kuzishyiramo nyuma. Noneho duhite dushyiramo bya bihumyo byacu, duteke ku muriro utari mwinshi cyane, tubivange gutya. Iyo ukimara gushyiramo ibihumyo, amavuta yose ujya kubona ukabona arakamye. Ibihumyo bihita biza bikayanywa. Hanyuma noneho ukagira ngo wenda nta mavuta arimo, ariko nyuma uko bigenda bishya ya mavuta agenda yongera akagaruka. Hano rero ngiye gutekana n'ubundi n'umunyu. Hanyuma noneho nindangiza mpfundikire nshyire ku muriro uringaniye kugeza igihe ibihumyo byanjye biri buze guhira. Hano ndaza kubiteka bishye kugira ngo nyuma yo kugira ikindi kintu, mbere yo kugira ikindi kintu nshyiramo, ndabanza ndeke ibihumyo byanjye bibanze bishye. Tugiye rero gupfundikira, hanyuma noneho tube dutegura izindi mboga ku ruhande zindi turi buze gukoreshamo hano. Tugiye gukata ibitunguru. Ibitunguru byanjye biraza kuba ari byinshi kandi biraza kuba bikase mu buryo busa naho ari binini. Ntabwo ndi bubikatemo dutoya. Muri kubona ukuntu ndi kubikata. Ntabwo iyo bikase gutya biba bigaragaramo neza cyane. Kandi urabiteka bigashya nta kibazo biba bifite. Kubikata gutya, hanyuma noneho tuze kubishyiramo hariya muri bya bihumyo byacu nibimara gushya. Noneho dupfundure turebe ibihumyo byacu. Muri kubona ko uko byagiye bigenda bisa naho biri gushya,
ya mavuta yaje kongera agarukamo, muri kubona ko amavuta n'ubundi yongeye akagarukamo, ariko cya gihe tukibishyiramo amavuta yahise abura. Tugiye guhita dushyiramo bya bitunguru tuvange, hanyuma noneho aha ngaha ushobora kuba ufite izindi mboga ushaka gukoresha, ushaka nko gushyiramo karoti, ushaka nko gushyiramo n'izindi mboga nka puwavuro, ushobora wenda kubishyiriramo rimwe, ariko ngewe ukuntu ngiye kubigenza, ngiye gutegereza ibi bitunguru nabyo bise n'ibijya gushya, hanyuma mbone kuza kongeramo izindi mboga. Nta zindi mboga nyinshi ndi bwongeremo, ndashyiramo puwavuro y'icyatsi nini. Ngiye gupfundikira, hanyuma noneho nze nkate puwavuro y'icyatsi, hanyuma nindangiza nze kuyishyiramo hano. Ibitunguru byanjye bisa naho byahiye. Hano nanone ushobora gukoresha irindi bara rya puwavuro, ntukoreshe wenda izi puwavuro z'icyatsi. Kimwe n'uko ushobora kongeramo izindi mboga zitandukanye n'izi mboga zindi nakoresheje. Wenda aho nakoresheje shufurere ushobora kuhakoreshamo borokori, aho nakoresheje zino puwavuro z'icyatsi ushobora gukoresha puwavuro z'umutuku cyangwa z'umuhondo. Noneho ushobora no kuza kongeramo karoti, ushaka gufata imboga zitandukanye nyinshi, cyangwa se ukaza no kongeramo n'amashu, ariko njyewe uyu munsi nakoresheje imboga zitari nyinshi. Izi ngizi zirahagije, nabonye zihagije atari ngombwa ngo nkoreshe nyinshi cyane. Hanyuma tugaruke duhite dushyiramo za puwavuro. Impamvu ngewe nkunda gushyiramo puwavuro nyuma, ntabwo nkunda puwavuro zihiye cyane, nkunda puwavuro zijya gusa n'izihiye ariko zidahiye cyane. Niyo mpamvu nzishyizemo nyuma, kugira ngo ntaza kuziteka zikaza gushya cyane. Noneho reka dupfundikire akanya gato ku muriro mukeya, hanyuma noneho turaza kugaruka ibiryo byacu bisa naho byose byahiye. Puwavuro zanjye ndaziteka nk'iminota 2, kandi nanone ku muriro muke. Muri kubona ukuntu zisa, ntabwo zihiye pe, ntabwo zisa n'izihiye. Ubwo ukunda puwavuro zihiye wazibanzamo hamwe n'ibitunguru ukazireka zigashya. Hanyuma kano ni agasoya isosi, nshyizemo nk'utuyiko 2 twa soya isosi. Noneho ahangaha iyo umaze gushyiramo soya isosi wumva ko umunyu wawe washyizemo uhagije, wakumva udahagije ukaba wakongeramo akandi kunyu gakeya, ariko ukirinda gushyiramo umunyu mwinshi kubera ko uba wakoresheje soya isosi kandi iba irimo umunyu. Hanyuma rero kano ni aka black pepper ngiye gushyiramo gakeya. Noneho niturangiza ahangaha imboga zacu ziraba zahiye, ndahita mfata za shufurere mpite nzisukamo ahangaha, ubundi imboga zacu ziraba zatunganye. Ahangaha usukamo shufurere gutya, noneho warangiza ukavanga. Ushobora kuvanga wazimije umuriro cyangwa se ku kariro gakeya, kuko n'ubundi hano biba byahiye, nta kindi kiba gisigaye. Ikindi iyo ushaka imboga zawe ko ziri buze kuba zirimo wenda indimu, ushobora kunyanyagizaho umutobe w'indimu gutya bwa nyuma ahangaha uri kuvanga, cyangwa se ukaba washyiramo akavinegere gakeya, nabwo biba biryoshye cyane. Izi mboga nk'izi iyo zirimo agatobe k'indimu cyangwa harimo akavinegere gakeya, ubaye ubikunda nabwo wabikoresha, cyangwa se ubaye ushaka kumva uko biryoha. Hanyuma rero ngizi imboga zacu ko zisa neza cyane, ibyo dutegure rino funguro risa neza cyane, ifunguro riryoshye cyane, ifunguro ririmo amagi. Hanyuma rero mu gutangira dufite igitunguru cya puwaro, ngiye kugikata. Murabona ko ari igitunguru kijya kuba kinini, ibibabi byo hejuru nabikuyeho, ntabwo ndi bubikoreshemo hano, ngiye gukoreshaho iki ngiki gusa. Hanyuma nitumara gukata ibitunguru byacu turakoreshamo hano n'udutungurusumu, natwo reka tudukate ni 2. Hano ntabwo ndi bukoreshemo tungurusumu nyinshi. Noneho dutangire duteke. Turashyira amavuta make ku ipanu, hanyuma namara gushya turahita
dukurikizaho bya bitunguru byacu twakase hamwe na tungurusumu. Ushobora gukoreshamo ibitunguru bisanzwe ubaye utabasha kubona ino puwaro, gusa ino puwaro iba ari nziza cyane muri rino funguro tugiye guteka kurusha uko wakoresha ibitunguru bisanzwe. Ibitunguru byacu na tungurusumu turabiteka ku muriro uringaniye, twirinde ko bishirira kuko birahita bishya vuba, ntabwo ari nka bya bitunguru bisanzwe by'ibijumba bisa n'ibitinda gushya. Ikindi, iyo utamenyereye guteka wenda vuba, ushobora kubanza ugategura ibintu byawe ku ruhande mbere y'uko aho kugira ngo ujye ukata ibyo ugiye gushyiramo nk'uko nguko ndi kubigenza. Hanyuma hano rero dufite imboga. Izi mboga rero ntabwo nzi ukuntu zitwa mu kinyarwanda, ariko murabona ko ari imboga z'icyatsi cyangwa se imboga rwatsi. Njyewe rero imboga zose ndazikunda, hari n'ubwo njya mu isoko nkazigura ntanazi n'izina ryazo, just kubera ko mbona ko ari imboga. Izi rero nazo ubaye utazifite ushobora gukoreshamo amashu, ushobora gukoreshamo izindi mboga zisanzwe, epinari, ushobora gukoreshamo dodo. Ariko ahangaha nkurikije uburyo zino mboga zimeze, wakoreshamo wenda amashu makeya mu cyimbo wenda cyo gukoreshamo izo zindi za epinari cyangwa se za dodo. Izi mboga zacu rero nazo reka tuzikate uku nguku, byose namaze kubironga ndi kugenda mbikata, ibyo ngiye gushyiramo ndi kugenda mbikata. Ibi rero nibyo tugiye guhita dukurikiza aho mo hano muri ibi bitunguru byacu. Noneho duhite dushyiramo za mboga tugume duteke ku muriro mukeya. Ahangaha rero nitumara gushyiramo zino mboga turahita dushyiramo akunyu gakeya, noneho hanyuma dukomeze duteke n'ibindi. Hano noneho ibindi bintu tugiye gukoreshamo, abantu muzi imegeri ngira ngo muri kubona ko bijya gusa n'imegeri. Hanyuma rero ibi biri mu bwoko bw'ibihumyo, muri kubona ko biba byaturutse ku migina bakora. Noneho ibi n'ubundi byitwa enoki mushroom. Niba utajyaga uzirya cyangwa se wajya kuzibonaho ukazihitaho, ni nziza cyane, ziri mu bwoko bw'ibihumyo kandi ziraryoha cyane, by'umwihariko iyo ziteguye muri ubu buryo tugiye kuziteka. Murabona ko uburyo zimeze hejuru rwose ni nk'imegeri. Noneho rero tugiye guhita tuzishyiramo hano ahangaha rwose mu biryo byacu. Hanyuma noneho niturangiza turahita dupfundikira kuri wa muriro wacu mukeya, noneho dupfundikira nk'iminota mikeya nk'itatu gutyo tuze kugaruka. Hanyuma ikindi muri kubona ko bisa n'ibihiye, ntago bitinda. Icyiza cya tuno tu mushroom, tuno tu enoki ntago dutinda, dushya vuba. Kudushyira mu mafunguro yawe uri guteka rwose biroroha cyane, ariko mujya mubona ko ibihumyo bisa n'ibitinda gushya, bya bihumyo bindi bisanzwe. Ibi ngibi rero bisa n'ibihita bishya vuba cyane. Noneho rero ahangaha tugiye gushyiramo uturungo. Hano ngiye kubanza gushyiramo time, akayiko kamwe ka time, ibibabi bya time byumye. Hanyuma noneho nindangiza mpite nshyiramo na paprika powder. Hanyuma noneho nindangiza mpite nshyiramo na black pepper, kugira ngo utu ngutu tuba duhagije. Noneho niturangiza dukomeze duteke ku muriro mukeya ifunguro ryacu. Muri kubona ko biri kugenda bishya. Hanyuma nk'uko nababwiye ko ifunguro ryacu ribuze kuba ririmo amagi, hanyuma aya ni amagi 3 niyo tugiye gukoresha amaha mo hariya. Tugiye rero kuyashyiramo aha, hanyuma niturangiza twongeremo akunyu, noneho niturangiza tuvange. Ku rundi ruhande cyangwa se ku rindi shyiga dushyireho ipanu, noneho dushyireho amavuta make. Hanyuma niturangiza dushyiremo ya magi, noneho tuyakore mu buryo bwa scrambling.
noneho tuyateke uku nguku, ntabwo tuyateka nka kwa kundi duteka umureti. Iyo umaze kuyashyiramo uhita ugenda uyavanga. Ibi ngibi biyafasha gushya vuba, ntabwo bitinda, nta nubwo byamara iminota 2 rwose. Aha ngaha amagi ahita ashya. Rero amagi yacu yahiye, turangiza turayakura kuri uyu muriro, hanyuma tuze kugaruka aha handi dutetse. Mwibuke ko twatetse ku kariro gakeya cyane kuko turi kwihuta, ibintu byose ntabwo twari twabiteguye mbere, niyo mpamvu rero tugomba guteka ku kariro gake. Hariya rero tugiye gushyiramo aya mazi, ariko kubera ko nshaka ko agasosi kari buze kuba gafashe cyane, atari agasosi karekuye, ngiye gushyiramo starch ikiyiko kimwe. Ino starch ni y'ibigori, ntabwo nkoresheje ikiyiko kinini cyane, nkoresheje ka kayiko gatoya dukoresha dupima isukari, akayiko gatoya, muri kubona uko kangana, ni gatoya, niko nkoresheje, ntabwo nkoresheje ikiyiko kinini. Iyo ushyizemo byinshi ubihita bifata cyane, gakeya kaba gahagije. Rero muri bya biryo byacu tugiye kuza duhite dusukamo ya mazi twashyizemo starch, ariko mbere yo kuyashyiramo turabanza dushyiremo agasoy sauce. Aha ngaha nshyizemo utuyiko 2 twa soy sauce. Ikindi aha ngaha ubanza kumva ko umunyu washyizemo wakoze. Iyo umaze gushyiramo soy sauce, hanyuma wakumva akunya ari gake, ukaba wakongeramo akandi. Ariko kubera ko soy sauce ndi gukoresha hano isa n'irimo umunyu, ntago n'undi soy sauce zose ziba zirimo umunyu, rero niyo mpamvu nta wundi munyu ngewe ndi bwongeremo. Ariko hari abantu bakunda kurya umunyu mwinshi wumvikana, bashobora kongeramo hano nyuma. Ibiryo byacu aha ngaha noneho tubireke bitogote, muri kubona ko biri gutogota. Noneho niturangiza rero dufate ya magi yacu, ibiryo byacu nibimara gutogota duhite tuyasukamo. Aha ngaha ibiryo byacu biraba byarangije gushya, nta kindi kiri buze kuba gisigaye. Kugira ngo muri kubibona ko hari uburyo bwinshi cyane butandukanye ushobora guteguramo amagi, ushobora kuryamo amagi, hari uburyo bwinshi rwose, kandi ushobora kuyateka mu buryo abantu bose watekeye babasha kurya amagi. Uko yaba angana kose, amagi ushobora kuyateka niyo baba ari abantu 10 bakayaryaho. Uri kubona ko dukoresheje amagi makeya, kandi rino funguro riraza kuribwa n'abantu 4. Hanyuma noneho rino funguro ushobora kurifatisha umuceri, twe n'ubundi hano turaza gufatisha umuceri, ushobora kurifatisha n'ibindi wenda waba ubona bijyanye, ariko twe dukunda hano kurifatisha umuceri iyo twaritetse muri ubu buryo. Uyu mureti urimo ibihumyo, ngiye kubereka uburyo nawuteguye. Ni umureti woroha kuwutegura kandi uryoha cyane. Hano mpafite ibihumyo, namaze kubironga, namaze no kubikata. Murabona ukuntu nabikase, ni bya bihumyo by'umweru, ubikatamo nibuze inshuro 4 kugira ngo bize kuba bitoya, ari bitoya. Noneho hanyuma ibi ni ibitunguru namaze gukata nabyo, noneho ndaje nkoreshe n'amagi 4. Bino bihumyo ni bikeya, bingana n'amagarama 150, ntabwo ari byinshi, nibyo ngiye gukoresha mu magi 4. Hanyuma rero namaze no gucanira amavuta makeya ku ipanu, yamaze gushya. Noneho ngiye guhita nsukamo bya bihumyo. Ibihumyo nibyo ngiye kubanza guteka, ubiteka ku muriro mwinshi kugira ngo bize gukamukamo ya mazi aba ari mu bihumyo, ukajya ugenda ugaragura cyangwa se usimbiza kugeza igihe ibihumyo byawe biri buze guhira. Iyo bisa n'ibitangiye kugenda bihindura ibara, uhita ushyiramo ibitunguru, ukaguma ugateka kuri wa muriro mwinshi kugira ngo nyine amazi aba ari muri ibi bihumyo ajya agenda akamukamo vuba, aze gushiramo yose. Ikindi ntabwo upfundikira iyo uri guteka ibihumyo gutya, uraguma ukavanga. Iyo upfundikiye amazi arareka ugasanga atinze gushiramo, uragumya ukavanga kandi ntupfundikire kugira ngo amazi aze gushiramo vuba. Hanyuma rero ibitunguru nabyo turabigaragura gutya kugeza igihe ibi bihumyo byacu biri buze kuza guhira. Iyo bihiye ubona ko biba byahinduye ibara, ntabwo biguma ngo bise,
umweru. Ikindi bimara iyo ushaka kubihisha neza ubiteka nibuze nk'iminota 10 ku muriro mwinshi, ukajya ugenda ugaragura ariko kugira ngo utaza kubishiririza. Murabona ukuntu ibihumyo byacu bisa, ibihumyo byacu birasa n'ibyahiye, n'ubundi ahangaha byahiye. Icyo tugiye gukora, tugiye kubyarura tubikure muri ino panu tubishyire ku isahani, ariko ahangaha ntabwo naberetse ko nashyizemo umunyu. Ahangaha maze gushyiramo n'ibitunguru nahise nshyiramo n'umunyu. Hanyuma rero nitumara kubyarura kuri iyi sahane, tugiye noneho no guhita duteka ya magi yacu. Hanyuma turashyiramo utuvuta dukeya ku ipanu n'ubundi, noneho niturangiza duhite dushyiramo bya bihumyo duhite dushyiramo ya magi, noneho dutangire duteke umureti wacu urimo ibihumyo. Amagi nayo iyo uri kuyavanga ushyiramo akunyu gakeya, ni ukuvuga ngo mu bihumyo kuriya uba uri kubiteka mu mavuta ushyiramo akunyu gake, no mu magi noneho ukaza gushyiramo akunyu gakeya. Iyo uri kuvanga ano magi ushyiramo n'akunyu. Amagi yacu urayareka noneho umureti ugasa n'utangira gufata. Murabona ko umureti usa n'utangiye kujya ufata hasi. Iyo ubona umureti warangije gufata hasi, uhita ufata bya bihumyo, kubera ko nyine bya bihumyo byo twari twabihishije byari byahiye, noneho ugahita ugenda ubinyanyagizaho hejuru gutya. Ushobora wenda no kubishyira ku ruhande rumwe ubishaka, bitewe n'uko ushaka umureti wawe uri buze kuza umeze shepu yawo, ukaba wabishyira ku ruhande rumwe cyangwa se ukabinyanyagizaho uku nguku, bitewe n'uko ushaka ko umureti wawe uri buze kuba uforumye. Ahangaha rero icyo dukora, turahita tubipfundikira. Ahangaha iyo ufite utundi turungo tw'amafu, ushobora kutunyanyagizaho hano hejuru, ugatekana n'utundi turungo tw'amafu ukunda gutekesha mu mafunguro asanzwe. Hano rero turahita dupfundikira ku kariro gakeya cyane, dupfundikire nk'iminota 6 kugira ngo aya magi nayo aze kuza kuba yahiye neza. Ubundi umureti wacu uraza kuba nawo wahiye, duhite tuwarura. Ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu biba byihuse cyane, ntabwo ari ibintu bigoye. Ahangaha rero iyo ushatse uhita uwuzinga gutya, ukaza kuwarura wawuzinze gutya, cyangwa se ukaba wawarura n'ubundi uwurambuye kuriya wari umeze, ariko uku nguku kuwuzinga gutya murabona ko aribwo usa n'ugaragara neza. Ukawuzinga gutya waba ugiye kuwutegura, ukaba wagenda uwukatamo uduce dutoya. Uku nguku rero murabona ko umureti wacu wahiye. Ni ibintu byoroshye bitagoye, bidatwara n'iminota myinshi. Buri wese hano yategura uno mureti. Icyambere ni uko ubanza guteka ibihumyo byawe, ukamekinga shuwa ko ibihumyo byahiye, ukibuka kubitekana n'akunyu, n'amagi nayo wajya kuyavanga ukibuka kuyavangana n'umunyu. Umureti wacu rero twawurangije kuwutegura. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ko mwakurikiye kandi mwakunze uburyo nawuteguye. Wawutegura mu buryo bwinshi butandukanye, ubu ni bumwe mu buryo njya nkutegura. Niba ari no funguro utararirya cyangwa se aribwo bwa mbere uribonye, uyu munsi ukurikire video yose uyirangize, noneho nurangiza uzaritegure mu rugo iwawe. Ryitwa maple cabbage noodles. Hanyuma rero ukuntu tugiye guteka, hano mfite utubuto twa coriandre, nitwo ngiye kubanzamo hano mu ipanu. Tuno tubuto impamvu ntubanjijemo hano mu ipanu, ni ukugira ngo ntukarangemo hano mu ipanu nyine, noneho tuze gutanga umuhumuro mwiza kurushaho muri biriya biryo tugiye guteka. Ubaye utadufite nta kibazo, ushobora gukoresha utundi turungo dusanzwe, ariko biba byiza iyo utubanje mu ipanu gutya ukatuvangamo nk'amasegonda makeya. Hanyuma tugiye guhita dushyiramo amavuta. Amavuta hano nkoresheje amavuta ya olive, ariko ndumva nashyiramo na butter, ariko n'ubundi reka nshyiremo akabata gakeya. Noneho rero dukomeze duteke. Hano rero mfite n'ibitunguru namaze gukata, noneho hano muri aya mavuta ngiye guhita nshyiramo ibitunguru.
Bino bitunguru nabyo reka tubivange amasegonda makeya, duteke ku muriro ujya kuba mwinshi. Hanyuma noneho nanone mfite inyama ziseye, ni nkeya cyane, zirangana n'amagarama 150. Hano ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshemo ibintu byinshi, inyama ukoreshamo nkeya cyane. Amagarama 150 y'inyama ziseye z'inka arahagije. Ngiye guhita nshyiramo zino nyama ziseye, hanyuma noneho ngomeze mvange. Noneho hano ndahita ntekana n'umunyu, hanyuma nimara gushyiramo umunyu ndapfundikira. Noneho nindangiza nteke ku muriro usa n'uringaniye, nkomeze mbereke n'ibindi tugiye gukoresha muri rino funguro turi gutegura. Dufite kandi ibihumyo. Hano ushobora gukoresha ubwoko ubwo ari bwo bwose waba ufite bw'ibihumyo. Hanyuma rero tugiye kubikata. Ibihumyo nabyo muri kubona ko atari byinshi, ni bikeya cyane, biba muri kubibona nabyo ni bikeya cyane. Noneho rero reka tubikate, nitumara kubikata turaza kugaruka turebe ibiryo byacu, twongere tubivange, noneho duhite dukomerezaho dushyiremo n'ibi bihumyo. Uyu munsi ntabwo naberetse ibyo ndi bukoreshe mbere nkitangira, kubera ko ubundi nk'iyo uri mu gikoni ushaka guteka vuba nk'uku nguku, iyo ubanje gukata ibintu mbere biratinda, ushyiramo kimwe ukagenda utegura ikindi, biroroha cyane, ibiryo byawe bishya vuba, ntabwo mbese ntabwo utakaza umwanya mwinshi mu gikoni. Wowe icyo ukora ubishyira ku ruhande byose, warangiza icyo uri bugende ukurikizaho uba ukizi, uba warabimenyereye guteka, noneho ukajya ugenda ubikata nk'uku nguku. Wowe icyo ubanza gukora ni uko mbere ubanza ukabironga, ubundi ukabishyira ku ruhande, hanyuma ukajya ukata icyo ugiye gushyiramo. Twagarutse ku ruhande aho dutetse, noneho reka twongere tuvange, hanyuma noneho duhite dushyiramo bya bihumyo byacu tumaze gukata. Niturangiza nanone turapfundikira bino bihumyo, dushyire ku muriro uringaniye, ibihumyo byacu tubireke bize gushya. Ushobora wenda kujya ugenda ugaragura cyangwa se ugenda uvanga mo hagati, cyangwa se ukabipfundikira noneho ukabishyira ku muriro uringaniye, ukaza kuza wenda gupfundura nka nyuma y'iminota wenda hagati y'6 na hagati y'iminota 8 gutyo. Wowe ushyira ku muriro uringaniye utari buze gushiririza ibiryo byawe. Dufite ishu. Rino shu ntabwo ndi burikoreshe ryose, ahubwo ngiye gukoresha bino bibabi bigera muri 3. Ushobora gukoresha byinshi ushaka wenda ko ifunguro ryawe riri buze kuba ririmo amashu menshi, cyangwa se ugakoresha ibibabi bikeya, ariko iyo ushyizemo ibibabi bikeya nibwo biba bimeze neza cyane kurusha uko wakoreshamo ibibabi byinshi nk'iyo wateguye ibiryo bikeya nka biriya. Noneho rero ibiryo byacu, amashu ntabwo nyakata nka kwa kundi tumenyereye dusanzwe tuyakata, ni ugukata nk'uku nguku nyine uko wiboneye gutya, cyane ko hariya bitari buze kugaragaramo ko wakase ibintu binini, kubera ko tugiye gukoreshamo amashu makeya. Icyo ndi buze gukata wenda neza ni turiya duti tw'intuze tw'aya mashu ndi gukuraho. Turiya duti two ndadukata kugira ngo tuze kuza natwo kuza guhira rimwe n'ibindi. Hanyuma kandi nanone niturangiza gukata bino bibabi, dufite n'utundi dutunguru tw'ibibabi nanone, noneho natwo turahita tudukata kuko natwo turi buze kudukenera muri ririya funguro. Duhite tugaruka hano ku ruhande aho dutetse, noneho niturangiza duhite dushyiramo za mboga zindi, ubwo ni amashu tumaze gukata na bya bitunguru bya puwaro, noneho tuvange, hanyuma niturangiza dupfundikire kuri wa muriro uringaniye. Mu bindi bintu kandi biba bigize rino funguro haba harimo spaghetti. Ushobora gukoresha
italiyani cyangwa se ugakoresha za noodles z'abashinwa. Ubwo rero izo waba ufite nizo wakoresha cyangwa izo ukunda gukoresha. Kandi nanone hano ntabwo ukoreshamo spaghetti nyinshi, ni nkeya cyane, ni nka 1/2 cya ka gapaki gatoya k'amagarama 250. Tugiye kuzitogosa rero muri aya mazi tuzireke zishye, hanyuma turaza kuzikura muri aya mazi tuyameninemo. Hanyuma tugaruke kuri bya biryo byacu cyangwa se rya funguro ryacu dutetse. Hano rero hari uturungo uba ugomba kutabura, black pepper, nanone kandi kirkima cyangwa se turmeric, akayiko kamwe. Nanone kandi ikindi kintu nanone utagomba kuburamo aha ngaha ni urusenda rundi rw'umutuku. Black pepper ubwo ni urusenda rw'umukara, hanyuma uru ni urusenda rw'umutuku. Noneho hasi muri kubona ko wagira ngo byashiririye, ariko ntabwo ari ugushirira, ahubwo byafashe mo hasi kubera harimo ibihumyo, harimo n'inyama ziseye, birasa n'ibyafashemo hasi, ariko uko turi bugende dukomeza kongeramo ibindi, bino byo hasi biraza kuza kuvaho, ntabwo byashiririye. Wowe icyo ukora ni uko ugomba guteka ku muriro uringaniye kugira ngo utaza gushiririza. Noneho rero hano ikintu tugiye gukora, tugiye gufata amazi yabize, niturangiza duhite dusukamo ahangaha. Hano ushobora nko gushyiramo nk'ibikombe 2, ngereranyije hano nakoreshejemo ibikombe 2 by'amazi yabize. Muri kubona ko hahise hazamo isosi. Noneho niturangiza duhite dufata za spaghetti zacu twamininnyemo amazi cyangwa se twakuyemo amazi, hanyuma noneho niturangiza tuhite tuzishyiramo ahangaha, noneho tuvange. Noneho hano nanone hari akandi karungo ngiye gushyiramo ka paprika. Ubwo n'ifu ya ntabwo ari urusenda, n'ifu ya za poivro z'umutuku. Ngiye gushyiramo nanone akayiko kamwe ahangaha. Hanyuma noneho ahangaha wumva ko umunyu wawe wakoze, nanone wasanga umunyu washyizemo utakoze, ukaba wakongeramo uwundi munyu ahangaha. Noneho warangiza ukongera ugapfundikira ku kariro gakeya ahangaha. Noneho ntabwo ari kuri wa muriro uringaniye cyangwa se umuriro mwinshi, ahangaha ni akariro gakeya. Rero kubera ko iriya sosi iba isa n'irekuye, tugiye gushyiramo agasitaci. Tugiye gufata tugereranye nk'akayiko kamwe ka sitaci y'ibigori. Noneho niturangiza dusukemo utuzi dukonje, noneho tuvange. Hanyuma nitumara kuvanga runo ruvange tumaze gukora, duhite turushyira muri biriya biryo cyangwa se muri ririya funguro dutetse. Icyo biri budufashe ni ukugira ngo tubone isosi ifashe, atari isosi irekuye cyane. Ahangaha iyo ufite agasitaci birakorohereza cyane gutegura ibiryo bisa neza kandi bidafite isosi irekuye. Hanyuma duhite dufata ya sitaci yacu tuyishyiremo ahangaha. Noneho niturangiza duse n'abavanga cyangwa se tuvange. Hanyuma nanone akandi karungo nibagiwe gushyiramo hano ni time, n'utubabi twa time ariko twumye. Ngiye gushyiramo akayiko kamwe. Hanyuma nanone nindangiza mpite nshyiramo n'ifu ya tungurusumu. Hano ushobora gukoreshamo tungurusumu zitari ifu, ngewe nuko nashatse gukoreshamo ifu ya tungurusumu ahangaha. Hanyuma rero ibiryo byacu biba byahiye, kugira ngo nta kintu kiba gisigaye. Murabona ko isosi iri kugenda ifata. Wowe icyo ukora urapfundikira ukazimya umuriro, noneho warangiza ukabyarura bisa n'ibimaze kuvamo umuriro mwinshi. Muri kubibona hano ibiryo byacu, isosi irafashe, ibiryo byacu byahiye. Ni ibiryo biryoha cyane
biba birimo ibirungo bijya kuba nk'aho ari byinshi, ariko nanone ibirungo byiza biri naturere niko nabyita. Noneho rero nguko uko twatetse ifunguro ryacu ryitwa mapo cabbage noodles. Ndizera ko mwabikunze kandi ndizera ko mwakurikiye video yose. Niba uri mushyashya ukaba aribwo bwa mbere usuye ino channel, wakora subscribe ukajya ubona ayandi mafunguro dushyiraho buri munsi, kandi ushobora gusangiza ino video abandi bantu uziyagirira akamaro, cyangwa se watanga igitekerezo muri comment, cyangwa se ukama inyunganizi cyangwa se inama. Murakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia Murutasibo.